Buriya reka nkubwire nubu wahunze yateruye wenda biterwa n'uburyo yambwiye cyangwa se n'uburyo yansobanuriye ariko ni nabyongera nkunda inyama cyane pe nabyongera rwose no kugenda sinzi wawe razagenda pe kuko inyama ni gutema inyama n'uburyo nzikunda nara ya majoro nshaka kugira ngo njye inyama naza ngasanganiro ryizirimo ari wowe nawe uri umuntu w'umugabo reka nta bindi birenze rwose nka buriya nanjye cyagiye wakuragamo yawe buriya nanjye yuma koko oya nakubwe ko nkunda inyama ubusi iyo nyigwa n'inzara nari mfite oya tujye tuvugisha ukuri iyo nyigwa nk'inzara nari mfite nari kurya iki gusaba n'urutoryi amafaranga nari mfite nari unyime n'urutoryi ko oyangane mugabo yangane iryo ryinyo rya buriya ntago ryari ryarahunguwe n'igufwa oya ntago ari inyama iri gufwa warangiza sida muzindi iyo kayiturirekenya nagisida muzindi nanjye nabisanze gutyo niba ruko nakuze iwacu bakunda inyama gwa buri gihe inyama na gaco kiwanyu niko bimeze sinakubwe kari cyangwa karabo kamyari cyo bavuga karabakurikiranye Let greet every person where you stay, you know Mutako TV. Hano rero turacyari kumwe na wa mugabo ngira ngo urabibona binago byari byoroshye inyama zari zabaye inyama wowe tarakora subscribe wibuke gukora subscribe like comment and share kugira tujye tubasha kubana mu biganiro bikurikira ahubwo reka tubanze tumuhe kazi akira mikoro boss umeze gute meze neza wacururutse nta kibazo rwose ubu ndumva na bitewe n'ibiganiro twagiranye ndumva nta kibazo umujinya wagabanutse cyane rwose barungu bisari kwarunyishe nuko buri bana ariko impamvu nawe uburyo waje sinari nguhamagaye nari nifitiye n'inzara inyama nari nazihashye nzi ngo ndarya n'umujinya mwinshi rero butewe n'uburyo waje ntabwo rwose urangije nasohokana isafuriya ubanje ukubitamo yawe buyivanye yanjye nkunda inyama birazwi no mu rugo na mama arabizi nukuvuga ngo ni gakondo cyangwa se cyane rwose na mama arabizi mukunda inyama cyane rwose madamu we nayo yakwishe n'umwuka buriya reka nkubwire nubu wahunze yateruye wenda biterwa n'uburyo yambwiye cyangwa se n'uburyo yansobanuriye ariko ni nabyongera nkunda inyama cyane pe nabyongera rwose no kugenda sinzi wawe razagenda pe kuko inyama ni gutema inyama n'uburyo nzikunda nara ya majoro nshaka kugira ngo njye inyama naza ngasanganiro ryizirimo ari wowe nawe uri umuntu w'umugabo reka nawe umuntu w'umugabo reka ngukubita imbunda y'abagore atireka nkwereke kandi uko mbibona uramudamu urabona ko ari ikijeya yari kuguhitanya yakwicarira ikijeya birumvikana rega no kubyibuha kuriya ni inyama kubera ko nkunda inyama nyine hari igihe ngura inyama nyinshi nko mu cyumweru tukazirya nka 5 bite n'uburyo inyama ndazikunda pe ndazikunda nawe arabizi nyine niba wenda nawe yashatse kuvuga ati reka nzirye kuko ntabwo yaraziherutse ariko ntabwo yaraziherutse niyo mpamvu nanjye nshishe make natekereje ndareba n'ubundi ntabwo byari bisanzwe biba cyane ariko niyo mpamvu nshishe make navuga nireka mbe muretse biribuze gusobanuka ibura turaza kuyicara tubigeho inama tubikemure nk'abantu nyine bakuru wa mugabo akunda inyama ndazikunda pe ndazikunda rwose ndabikubwiye n'abandi babyumva inyama ndazikunda reka tugushimire we dutangiye iki kiganiro ndizeye ko turi buze no kugisozanya nta nubwo turi bumutindire cyane nuko twagira ngo tumuganirize twumve ese kuko wa mugabo akunda inyama wa mugabo nukubera iki yapfuye n'umudamu w'inyama uriya mugabo byari byifashe bite madame mumaranye igihe kingana nka gute ni imyaka 2 n'igice ndatekereza iri kurangira atarakubyarira aya nitwe twabishatse nimwe mwari tugomba kubanza erega kubanza kwiyubaka ntabwo twakwirukanka ibintu bitaraboneka turabanza tukiyubaka kugira ngo n'umwana navuka azavuka twaramuteganyirije nuko bimeze mujya kubana se kuki utamubwiye yuko ukunda inyama ngo icyo kintu azakitondere kitazagira ibyo gihungabanya mu rugo rwanyu oya kubera ko nari mbizi yuko amafaranga aboneka mpaha inyama uko mbishatse zikaboneka zikaba nyinshi niyo nawe yarabonye ko nkunda inyama koko ariko nawe nakubwiye ko wibuke nakubwiye ngo icyabiteye nawe ntabwo yaraziherutse ntabwo yaraziherutse kuko iki ngiki nako cyagishanzwe kiba kuva ngo dupfa inyama oya ahubwo bite nanjye sinari nzerutse kandi urabizi ko nakubwiye ko nzikunda noneho nzihashye nzana inzara nyinshi naraye no mu kazi
mageze nzi ngongeye kuzirya inyama ndazibura. Nawe urabyumvira umuntu w'umugabo nyine iyo ukunze ikintu ugiye kukira cyangwa se wagishyize ahantu ukakibura, nawe urabyumva ukuntu wababara. Mu buzima busanzwe mu mibanire yanyu nta kibazo mujya mugirana? Ikibazo ntacyo, yego ntabwo byabura nk'umugore n'umugabo, ariko ni utuntu twaho ngaho tukongera tugakemuka. Nta bindi birenze rwose. Nka buriya nanjye cyagiye wakuragamo iyawe, buriya nanjye yuma koko. Nakubwe ko nkunda inyama, ubu si iyo nyigwa n'inzara nari mfite. Tujye tuvugisha ukuri, iyo nyigwa nk'inzara nari mfite nari kurya iki? Gusaba n'urutoryi amafaranga nari mfite na unyime n'urutoryi koko. Yangane mugabo, yangane basi nzazaha ngutumire, nzagutumira rwose. Ari indirimbo cyangwa ariko wihangane bakunda kuririmba mu adive ngo nzagura ihene yose nyiguhe. Nyine ari indirimbo y'abadive ariko bayiririmba makagokoryo. Ni ukuvuga ngo nawe n'ihene. Ubwo se niba uhaha ibiro bibiri iyo mwatetse inyama, nka buriyo hagezeho nk'iminsi mikuru, bonane, pasika cyangwa se irayidi n'umusilamu kigiye muteka ibiro bingahe? Niba nakubwiye ko nkunda inyama, wenda umunsi umwe tugura ibiro bibiri, none se ku munsi mukuru mba ari ibiro bibiri gusa, se ntabwo byashoboka. No kubanga gahene murakabaga cyane rwose. Hari n'igihe tugura gahene tugashaka n'utundi ku ruhande tugashyiraho. Ubwo nta nduru zijya zihabarira noneho kuri iyo hene? Nta nduru yabaye kuri ibiro bibiri by'inyama. Nagusobanuriye ndakubwira ngo ntabwo twari tuziherutse, ariko iyo tumaze icyumweru tuzirya, ubwo ntabwo n'abandi baraza bakarya, kuko tuba tumeze ute, tuba twumva duhaze, nta femba ry'inyama. Ubwo rero niyo mpamvu kuba byagenze gutya, ndabizi neza ko turi buze kubikemura bitazongera. Mu buzima busanzwe mu byo kurya ukunda inyama? Nkunda inyama cyane rwose. Nta kindi kintu ukunda? Inyama ndazikunda. Wabonye ko ari inyama? Nkunda inyama, kuvuga inyama z'inka. Inyama z'inka rwose urazikunda rwose? Hari ukuntu umuntu avuga ati ngiye inyama ndazikunda rwose, ukagira ngo habaho n'abantu babaga ng'injangwe, ng'imbwa, ng'iki. Ubwo nawe inyama iyo ari yose wayikwirya cyangwa? Nakubwiye inyama z'inka. Wenda n'ihene iyo byagenze gutyo nko ku minsi mikuru turayigura tukagira ute, kabagisha bakaza bakagashyiraho tukakarya. Niba hari n'umushitsi tukamubwira akaza tukagira tugasangira. Ubu se madamu wawe ko twabonaga yarateruye isakoshi avuga ati ndigendeye, ati ndagiye, ati ibi ntago bizavamo, nka buriya koko iyo kukagenda biriseriye mupfuye inyama ntago ari kwicuza? Ntabwo yari kugenda. Uti gute ntabwo yari kugenda? Kuko nawe icyo ashaka ndakimuha. Niyo mpamvu ubona nyine nawe ameze neza. Wamubonye ameze neza rwose, nta kintu yamburanye. Uretse iki kibazo cye kibaho n'inzara n'uburyo tutari tubiheruka, naho ubundi nta kindi kibazo kiba gihari. Baguhitishijemo ati madamu wawe bibaye ngombwa ukamenya ko agiye kugenda kubera icyo kibazo, kubera ikibazo cy'inyama, no kuba wahagarika ukajya umureka ku nyama akisanzura, wahitamo iki? Wareka akagenda ariko inyama ukazigumana? Umugore ntabwo nareka akagenda, namubwira nkamugarura, yego tukumvikana, ariko nanjye nagenda nkagira ute, niba wenda muretse akisanzura, yego kubera ko nakubwiye ko nkunda inyama, najya njya no kuzigura nkazigura ku ruhande, nkaza ariko nkagira ute, nkamuha amahoro. Niyo mpamvu rero nkubwiye ngo ntabwo nzongera kugirana nawe ikibazo. Bakagatogosa cyane rwose. Urabizi nakubwiye ko nkunda inyama, ukamubwira ati inyama nazivuye, ntamenye iki, ntamenye amakuru, kuko amafaranga ni njye nyakorera, ndaza nkamuhereza ngo jya guhaha. Iryo ryinyo rya buriya ntago ryari ryarahunguwe n'igufwa. Ntago ari igufwa. Ari inyama iri igufwa warangiza nagisida mu zindi, nagisida mu zindi. Uyu ni Umutako TV, ndagushimira we tubana mu buzima bwa buri munsi. Nge mukiri kumwe ni MC Setting uko bisanzwe. Murambibutsa cyane ati wibuke gukora subscribe. Impamvu ni yihe? Ni ukugira ngo byinshi cyane mu byo tubagezaho ujye ubasha kubyakirira igihe, ubibonera igihe. Tuba tugufitiye inkuru nyinshi zitandukanye, utuntu n'utundi hirya no hino muri quartier, mu buzima bwa buri munsi, ndetse amakuru y'ibyamamare byinshi cyane bitandukanye. Ndacyari kumwe na wa mugabo ukunda inyama. Inyama ndazikunda. Bivuze ngo umudugudu wose baza ati kwa runaka bakunda inyama. Babimenye ndazikunda. Inyama ndazikunda rwose. Burasa wankubitike. Ihangane nakubwiye ngo inzara nari nshonje pe. Inyama naraye mu kazi, nzi ngo ndaje nd'inyama, no ndaje ndazibu. Nawe uraje ngo bimeze bite? Nifitiye inzara n'uburyo nkunda inyama ndazibuze, ubwo ze wowe
waruje uhuruza ubundi sinzi ese ubundi mwabirangije gute ko nabonaga n'ubundi madame atishimye neza kwa kundi waje kwinjiza agasafuriya inyuma mu nzu buriya noneho n'isosi ni wayigotomeye. Oya naje kumubaza ndamubaza se ubundi wabitewe n'iki kugira ngo nteze abantu gutya, arambwira ati nanjye ntago nari nziherutse mbitekerejeho nsanga niko bimeze nanjye mpita ngirote nubwo turaza kubikemura na waratuza ubwo rero nzi neza ko biri buze gukemuka neza nta n'ikibazo gihari. Nuko bimeze. Urakoze cyane kuduha umwanya kuba tuganiriye kandi zira ko tubaye inshuti buri butawe wenda tuzatunabagenderera cyane rwose nzajya naguhamagara nkubwira nimero ndayiguha cyane rwose. Ndaguhamagara rwose ni ngwino dusangire akaboga kabonetse. Ubu nta gihe ushobora gucikwa mufite nk'abashyitsi batetse inyama niyo kamera igahita izamuka babashyitsi bakamenya yuko rwo bagendereye ba mugabo akunda inyama. Buriya nanjye ndi umuntu w'umugabo menya uko ntwara ibintu kandi niyo ngeze mu bantu ngira uko nitwara. Ubu namwe nyine kugira ngo muze nanjye sinzi niyo byaturutse natwe nyine twebwe ukuntu byagenze twari turi mu kazi nk'uko bisanzwe akazi dushinzwe twumva abantu barimo gutongana kwabo hari n'umuntu twawe yaravuga ati byakomeye ariko njye ndigendeye mitambwira kamera fata kamera shyiraho kamera tujyeyo nuko rero byagenze mu kuhagera rero natwe niko kumva induru yati iki niki ubundi njye nasanze urimo kumubwira ngarura siho byatangirira niho byatangira ariko nanjye ntago narizi ko mwaje iyo mbimenya kuko nta nubwo nzi niyo mwaturutse kuko nje no kubitekerezaho nyuma ntangira gutekereza niwe wabahamagaye ariko mbona nabwo bitashobotse kuko mbonye nawe mutaziranye nta nubwo wapi ntago twari tuziranye. Ubwo rero nese kuki wari umubwira ngarura numvaga mfite inzara nari nshonje kandi mu kanya ndasubira mu kazi nimugoroba nkuko nakarayemo nanone niko kadutunze urabona no kugira ngo urize inyama amafaranga niho mba nayakuye. Ni kubwiyo mpamvu bakunda kuvuga ngo abantu b'icyangugu hari n'udusirino bagiye babahimba ngo abashi ugasanga abagore ngo nabashikazi aho ni wabuvuka muri ako karere bitiriye abo bantu nawe urabyumva nyine kubera ko bakunda inyama nanjye ntabwo nakubeshya wa mugabo n'umunyacyangugu naho ngaho rwose ntabwo nakubeshya bivuze ngo buri muntu wese w'icyangugu ahava akagera abakunda inyama niko bimeze rwose. Ariko madamu wawe nawe ni umunyacyangugu nawe ni havuka ni muri zo nce ariko ntabwo ari neza urabizi abaturanyi benshi ntabwo ni nkuko bavuga ngo ugendana n'umuntu ingeso ze akazi kwanduza kubera ko nawe ari muri zo nkengero rero nawe birasa naho ari mbese ubwo navuga ngo niwe. Ubwo se ko nshimye ko wenda icyo kibazo cy'inyama kuba uzikunda na madamu wawe wenda atisanzura kuri iyo safuriya y'inyama uramutse none ushatse umuntu wo muri ka gace kandi bakunda inyama nawe ukunda inyama ibyo bintu byagenda bite? Oya bura dufite uko twabikemura urabizi abantu iyo babanye baramenyana natwe turi abantu bakuru ntabwo umwana wenda yahora kosa akora akantu karamunaniye ngo uhore umuhana ugira uko ubyitwaramo ukagira no kumutwara. Muri ubwo buryo rero hari uko namutwara cyangwa se mo kimwe nanjye ngacisha make kuko ntabwo twabana twese turi hejuru ntabwo bishoboka ngacisha make nkavuga ni reka ntuze kuko nta kundi nabigira. Tugarutse inyuma gatoya aho ngaho icyangugu wenda nkawe wumva uhafite amakuru kundusha byavuye kuki kugira ngo babitirire ko bakunda inyama nuko bashobora kuba wenda ari aborozi haba amatungo menshi wenda bifite ahandi byaturutse byaraturutse. Reka nkubwire ikibazo cya urabizi ni no ku kiyaga iki kuroba amafi mbese ni nkabyo bibatunze nibyo bidutunze urabona cyane ni ubugari bwa ni mbese namivuga kandi ubugari ntago waburisha iki ntago waburisha ibishyimbo ntago wareshe oya n'iki ni inyama. Ubwo rero ni muri ubwo buryo bigenda bizamuka n'umwana uvutse akavukira muri bya bindi ubwo rero ntago wajya gukunda ibijumbo ugira ute utabiba mutanabizi. Watubwiye ko madamu we mumaranye imyaka 2 n'igice mbere yaho se nta wundi mukobwa mwamwaragiranye urukundo ko bitabura buri umuntu akiri umusore agira abagafriend akagira abakobwa bakundana mbere yaho nta wundi muntu mwamwaregeze gukundanaho? Oya nawe urabizi ntago byabura yarahabaye pe
ubwo rero icyadutandukanije ni inyama ni inyama rwose ni inyama urabizi sinabikubwiye se ari mudukurikiye yaza akavuga inyama ngo nazihanga inyama kwa kundi turasohotse niba tuguze inyama ugasanga tumeze nk'aho tubipfuye arangije aravuga ati ibi ntabwo nazabivamo wenda uguze burushete ebyiri nawe ebyiri kumva zimubanye nyana zikubaye nye izindi ngo mbese ngo kutwaye ebyiri ngo wakagombye gutwara imwe ngo ngatwara eshatu ndavuga rero ibi ntabwo byashoboka ni ngewe amafaranga mba nayakoreye aba yamvunnye kandi nkunda inyama rero jya ufata ibyo nkugeneye hagati yawe nawe ninde wakundaga inyama cyane ngewe ni nge nazikundaga cyane kuko iyo naza kuzikunda cyane kumurusha nari kujya ngira utenga tuza nkamurika bigaragara ko ari we byatumye mushwana burundu biturutse kuri wowe inyama biturutse kuri njye ubwo rero ariko uyu nguyu nabonye hari ukuntu nzajya mbitwara kugira ngo ntazongera kugira ute gupfa nawe ki inyama ese nko muri uyu mudugudu mutuyemo buriya ntago bazajya aho bakakwita agasino reba nk'igihe wenda twahereye tuganira akantu kose kazamo kubera inyama wenda nk'umubyeyi akajya atuma umwana ati jya kurahura kwa kubera inyama ati kubera inyama ye birashoboka nawe urabizi iyo umuntu ari akantu gahora kamugaragaraho bamwitirira agasirino ubwo rero nanjye niba ari uko nzabyakira kuko nta bindi ubyakira gute iyo abaturanyi bawe inshuti zawe cyangwa se abantu bakumva habaye ako kabazo kumyumvikanire wenda itari myiza cyane ubyumva gute iyo byamenyekanye ku bantu bose ko urimo gupfa n'umugore wawe inyama nyine iyo bibaye gutyo ibintu urabyakira kuko nako iyo ikintu utagihindura uhita ucyakira ku kanya kuko none se ubu nagenda nkavuga ngo bibave mu matwi babyumvise ntabwo bishoboka ntabwo nabihindura rero ngomba guhita mbyakira ako kanya kuko nta kintu nabihindura burase nk'iyo mwaguze ibyo biro 2 by'inyama ushaka nko kurya inyama zingahe kugira ngo wumve yuko ubundi reka nkubwire utiriwe ujya kure niyo nguze ibiro 2 by'inyama niyo yaho tukicara tukazirira hamwe tukazimara nta kibazo ubwo se mwazimara muri 2 ibiro 2 none se ko naguze ibiro 2 wasanzemo inyama zingahe zari nkeya rwose kandi nta hariko nigeze ndya hari minoryo n'ubu ugiye gusubira mu kazi utariye nawe urabyumva ubu se nubwo wenda uvuga ati twabikemuye madamu twiyunze kuri we nta kandi kantu kasigaye ku mutima ukuntu nubwo twiyunze ariko wansuye mu kazi banza unyumve yego ntabwo kabura pe ariko bite n'uburyo yabimbwiye nakubwiye ko twari tumaze igihe tutaziheruka niyo mpamvu rero ntabwo kabura kuko nyine ngiye gusubira ku kazi ntariye nari nazihashye ariko turi buze kubikemura ninongera kuzana izindi ubwo nawe urabyumva turagira ute abantu bakuru bite n'uburyo byagenze turaza kongera kubiganiraho neza tubikemure nawe ubangamiye undi ku giti cyawe bawumva ari nk'inyama zingahe waryo ukumva urazihaza ibiro bine rwose ibiro 4 twari ukazirisha iki so kuzirya zonyine ntacyo bintwaye iyo nziriye zonyine numva nyuzwe nta kibazo pe uburyo utazirisha ubugari ubugari mba numva wenda ako kaza ku ruhande ariko inyama ngiye kuvuga ngo ubugari wanabure nkazirya zonyine ngiye mu buzima bwanjye burankunda kwirira capati uburyo umugabo agira icyo akunda niba ukunda capati ubwo nyine nawe hari uburyo byagenze cyangwa se wenda warakuze bigenda gute bakunda kukugurira twa capati ariko nanjye niba narakuriye mu nyama ubwo nuko byagenze bakunda inyama bagira ute bahaha inyama buri gihe utubwiye yuko ari uko nguko byifashe ngira ngo wenda birimo kumvikana ngo birimo kumvikana utubwira yuko ibiro by'inyama ari byo bishobora kugutosha ukumva urishimye cyane kandi bavuga ko inyama buriya ngo zisema ibyo biro bine urabimara nari amavuta yazo n'icyugo reka ubundi biterwa n'uburyo umuntu yazitetse hari ukuzitogosa zikumuka cyangwa se ukazikaranga mu mavuta umuntu agenda ahindura nawe ugiye uhora avuga ngo mu mavuta ibyo byo ntabwo rwose warya kangahe inyama ubyo wikurikiranyije ntabwo bibaho byaturutse ku kisi kugira ngo uze kwisanga ukunda inyama nanjye nabisanze gutyo niba ari uko nakuze iwacu bakunda inyama gwa buri gihe inyama na gaco kiwanyu niko bimeze sinakubwe ko ari cyangwa karabo kamyari cyo bavuga ngo karabakurikiranye
Niko bimeze kabisa. bivuze ngo na papa yakundaga inyama cyane rwose na mama akunda inyama. ubwo rero narabakurikije ubwo nuko ngo ubwo se iyo iwanyu batekaga inyama batekaga nk'ibiro bingahe kubitaho papa na mama bakunda inyama bafite n'abana? nkimenya ubwenge nasangaga agasafuriya kuzuye rwose bakarya inyama nk'uko ubona bafata ibijumba bakarya. ubwo nibo nanjye nakurikije ntabwo se wenda waba waregeze ubona papa na mama bazishwanira akaba ari nabwo nawe ukomotsaho cyangwa ukibuka ukavuga ati na papa yaramukubitaga yaziriye nanjye ndaje mukubite wijya kure. ni rimwe byabaye mbireba ariko ubundi ntabyo nzi kuko nkimara gukura nanjye navuze ngo reka njye kwishakishiriza hirya nanjye nzabona uko nzajya nzihaha kubera ko narazikundaga. uziguriye nyine kuko ubaye umuntu w'umugabo cyane rwose. ubwo rero byabaye rimwe ibindi ntabwo mbizi. ubwo najyaga ngiye kubasura nkagaruka ibindi ntabwo mbizi uko byagiye. madamu ariko ndiza yuko muzageraho umuryango ukaguka mukabyara. ibaze rero noneho umwana afite imyaka 3 afite imyaka 5 mama yatetse inyama papa ategereje kurya ku nyama akabaho induru y'inyama n'umwana bireba. ubwo se bitazagenda bitewe nanjye n'uburyo nakuze wenda ntabwo nawe nakemera gupfa umugore inyama n'umwana areba oya ntabwo bibaho. ubwo ngomba kugira ute uko mbyitwaramo ngatuza ngo umwana atagira ute atazakora avuga ngo inyama ngo mama bararwanye ng'inyama oya. bivuze ngo wa mugore atinze kubyara ahubwo abyaye wagishyiramo imiyaga noneho ukamureka kugira ngo tuza rwose nanjye nk'aho wa mwana ako gaco katazamukurikirana atazagira ute atazabikurikirana nawe akavuga ati papa nanjye yarafite umugore yaramukubise kubera inyama nanjye yarazimaze reka mukubite oya. ariko nakura avuga ati papa baramucuraga akihangana none nanze tsanze bazimaze reka ntuze akihangana agapowesha. hari ikiganiro njya nkunda kumva ngo nkunda abana ariko nawe ndumva ari nkunda inyama rwose. nkunda inyama nabikubwiye nkunda inyama ndazikunda cyane rwose. ubwo rero sinzi nikiza kiretse bandoze. buriya se watubwiye yuko inyama waguze ibiro 2 buri gihe niho ujya kuzihahira? oya iyo mvuye ku kazi ubundi reka ndamubwire iyo mvuye ku kazi nkunda guca ahantu bari kubaga kuri busheri. rero ntabwo namusubizayo kandi nahaciye ndazizana nkagira ute azishyira n'akaziteka. nese mu muco nyarwanda ko tumenyereye yuko abagore aribo bahaha nkawe kubona muri quartier erega wenda ntaguciye mu ijambo n'ibirungo ntaguciye mu ijambo wenda inyama razizamukana ibirungo akajya kubyigurira kuko nawe ndamwubaherega ntabwo naba navuye pfiriya ngo nongere musubize nawe aterere kandi nzi yuko havuna. ubwo rero ngomba kubizana akagira ute akabitunganya nabizanye ubwo nawe ndakavunwa no kubiteka ibindi nabirangije. nuko bimeze. turacyari kumwe no wa mugabo ukunda inyama turi hafi kugera ku musozo w'ikiganiro nabonaga narimo kureba ku masaha wenda namurekure natwe dukomeze twerekera mu kazi dushinzwe. uyu nguyu ni Umutako TV tukugezaho amakuru menshi atandukanye. gahunda ni yayindi bibuke gukora subscribe. papa wanjye twabaye inshuti rero reka tugushimire cyane kuba waduhaye umwanya kuba none twemereye kukunda inyama ariko bizagabanuka mwabyaye ibiriho ndabivuga. inyama ndazikunda gusa ndagushimiye nyine kuko nawe ni wowe utumye tugira utadutuza kugira ntabwo byari gusobanuka neza ariko mbitekerejeho ndavugana ariko ibindimo ni ibiki bitewe n'uburyo muje kugira ute mushaka kutugira inama ngeze igenda tuza ariko murakoze ndabashimiye n'ubu mukangiye kujya mu kazi nuko mbona amasaha yamfasha ariko nabubashye namwe bitewe n'ibyo mwashaka kumbaza kujya aya basi reka tugushimire wowe twatangiranye iki kiganiro tukigezanyije ku musozo. uyu ni Umutako TV nizeye ko turaza kubonana mu biganiro bikurikira. turabakunda cyane. aya basi sawa murakoze bye.